robot nyine igomba nyine gusolvinga ama mission yose ku buryo nyine yafatika cyane igomba nyine kuyasolvinga. Ikigo cyitwa Kayonza Modani hari abanyeshuri bafite ubumenyi bwo gukora robo zishobora kwifashishwa mu gukemura bimwe mu bibazo bihari. Bamwe mu banyeshuri baganiriye n'itangazamakuru baravuga uko bishimiye iyi gahunda ya leta, bavuga ko baramutse babonye bimwe mu bikoresho bikomeye bashobora gukora ibirenze ibyo bakora ubu. Turimo nyine tuba muri coding club, ni club nyine ikora ibintu bijyanye na robotics. Buri mwaka nyine bituruka muri FLL First Legal League, buri mwaka baduhereza teme y'ibintu tuzakoraho, noneho tugashaka ikibazo n'igisubizo. Hari akaba hari na mat, iyo mat nyine dukoresha robot dukoresheje brain n'ibindi bintu bigiye bitandukanye z'ama attachment, noneho tukagira mission tugenda dusolvinga, noneho muri ubwo buryo bwo gusolvinga izo mission tukabonamo amanota, ndetse no mu iyo project yo gushaka ikibazo n'igisubizo naho nyine iyo ushatse ikibazo ukabona n'igisubizo nyine gifatika gikomeye, nabwo nyine ubonamo amanota menshi, nyine ukabasha kuzamuka ukagera ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'intara, ukagera no ku rwego rw'igihugu. Nyuma yo kwiga mu buzima bwanjye nyine bitewe n'ishami ugiyemo bituma nyine bigufasha muri ibyo bintu ugiye gukora. Nk'urugero, ndamutse mbaye nyine umwe muri ba bantu bita aba archaeologiste bagenda nyine bacukura ibintu munsi y'ubutaka, byamfasha kuko bwa bwenge mba narakuye hariya dutekereza dushaka ikibazo cyatatekerejwe n'abandi tukakibonera igisubizo, byamfasha muri kariyeri yanjye mbaye umwarchaeologiste. Ubwo ni urugero rumwe rw'ibyo dukoramo ahangaha nyine, cyangwa wenda nkakora muri nk'ahantu bita ku bintu byo kurinda ibidukikije, no nkurikije teme y'umwaka ushize nabyo byazamfasha nkatekereza byagutse kugira ngo nyine mbashe kubona igisubizo cy'ikibazo twaba dufite muri icyo gihe. Amazina yanjye nitwa Manirumva Zubeda, hano tukaba turi mu kigo cya EC Kayonza Modani. Biriya bintu rero twari turi gukora ni ibintu bijyanye na robotics, nyine bidufasha gukora amarobo, noneho buri mwaka bakaduha nyine iki kintu nyine tuzakoraho tugashaka ikibazo n'igisubizo. Amasomo azagufasha icyo? Azamfasha wenda nk'uko wenda nasoza kwiga nkabura wenda nk'akazi, hari ukundi buryo byanyuramo wenda nkabona akazi kajyanye n'ibyo nigaga hano bitajyanye n'amashuri. Umuyobozi w'ikigo cya Kayonza Modani yavuze ko hari bamwe mu banyeshuri bize muri iki kigo bagiye hanze y'igihugu bagakora amarushanwa bakanayatsinda. Nubwo abahiga babasha gukora zimwe muri robo, ariko ngo hari imbogamizi z'ibikoresho, akaba asaba ko bafashwa kubona bimwe mu bikoresho kugira ngo bakore robo zisumbuye kuzo bakora ubu. Iyo ukurikiye project zabo usanga birimo ubumenyi, birimo ubuhanga, birimo n'ubushobozi, bashyigikiwe bagashyirwa hamwe, imitekerereze yabo igakomeza yaguka, usanga izo projet aricyo byakemura mu gihugu cyacu, byadufasha mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Nk'ubu ku cyumweru bazajya mu marushanwa yabyo ku rwego rw'intara y'Iburasirazuba, aho ugezemo ukareba projet ziba zirimo ziba ari nyinshi, kandi ubona zagirira umumaro abanyarwanda n'igihugu muri rusange. Nk'abo bushize bari bakoze appareil yafasha umwana utumva utanavuga, ku buryo bayishyira muri porogaramu muri mashini ya computer, ibyo yakoze ijwi rikagenda rimubwira inyuguti akozeho. Umusore bari bakoze iyo umwana utabona gusa ariko yumva, noneho bakaba rero akozeho yakumva ijwi akamenya inyuguti akozeho, ku buryo rero kwigana n'abandi bana bitamubangamira igihe yaba abonye iyo mashini yamufasha. Nabo banavuga bati hari abana baba bari mu ngo bagira isoni imiryango yabo, ariko babonetse babafasha, umwana akabona iyo mashini akamushyiramo iyo porogaramu, iyo ajya kwigana n'abandi ntihagire ikimugora. Impinduka rero zigenda zibamo nuko bibaha ishyaka. Bagenzi babo bakoze ayo marushanwa barayatsinda ku rwego rw'igihugu, ku rwego rwa Afurika, bajya i Burayi, bituma n'abandi rero bagira iryo shyaka ryo kumva ko byose bishoboka. Imbogamizi kugeza ubu ni ibikoresho bitaboneka ku isoko aho ari hose kugira ngo tunigurire, tubihabwa na REB, ariko iyo itaradukorera komande hari nk'igipfuye biratugoramo gake, ariko baradufasha bakabitubonera aho bigiye biboneka ku isoko. Nta mbogamizi n'umubare w'abana twawongera kuko baba babishaka bari benshi, ariko tukagira limite kubera ko
ibikoresho bashobora kubijyamo ari benshi ari bike ntibagire n'icyo bakora. Iyo ukurikiye project zabo usanga birimo ubumenyi, birimo ubuhanga, birimo n'ubushobozi, bashyigikiwe bagashyirwa hamwe, imitekerereze yabo igakomeza yaguka, usanga izo poroje aricyo byakemura mu gihugu cyacu, byadufasha mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Umuyobozi w'akarere w'agateganyo Bwana Hategekimana Fred yavuze ko hari bimwe mu bikoresho bigurwa mu ngengo y'imari itangwa na leta, ariko akarere ka Kayonza bakaba bagiye kureba niba hari uburyo bushobora gukoreshwa kugira ngo ibigo bibone bimwe mu bikoresho bikenewe. Si ibyo gusa kandi yanavuze ko bagiye gukangurira urubyiruko kugana bimwe mu bigo byigisha imyuga kugira ngo imyuga izafashe kubateza imbere. Ubundi hari ingengo y'imari bigenewe ari amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro leta itanga yo kubunganira kugura izo twita ko ari consumables ya training consumables, ibyo bigiraho niba ari biga amashanyarazi tukagira ibikoresho, ingengo y'imari bagenerwa ibigura, abiga kubaka, abiga guteka. So ubwo nabo turaza kureba ngo ibyo bakenera by'ibanze ni ibihe, dufatanyije n'abarezi n'ababigisha, noneho turebere muri iyo ngengo y'imari leta itanga, turebe ko abantu babona ibikoresho nyabyo, babona ko kuko biri buze kubafasha. Ya shuri nk'uko mwabivuze ni ishuri mu by'ukuri ubona ko ririmo kwigisha abana ibintu by'ikoranabuhanga, ariko ubona ko bitanasaba n'ibintu binahambaye. Ngira ngo icya mbere ni uko nibura muri buri murenge hamaze kugeramo ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro, ku buryo nibura tutanareba gusa biriya byo gukora za robotics nk'uko twari tubivuze, ahubwo n'ibindi bijyanye n'ubumenyingiro birimo amashanyarazi, birimo kubaka, birimo guteka, birimo ibikorwa bitandukanye. So twavuga ko tubifite. Icyo rero turi mu gushishikariza urubyiruko baba biga za primary na secondary cyangwa secondaire, amashuri yisumbuye mu buryo busanzwe, no kwiga kugira atya mu gihe cya weekend kugira course ajya kwiga ntacyo bitwaye. Ariko by'umwihariko yendaho ugasanga hari aho hakenera yenda ibikoresho by'ikoranabuhanga bya IT n'ibindi, ariko bikanakira n'abarimu bagiye bafite ubwo bumenyi. So muri gahunda rero ya NST2 cyangwa muri gahunda y'igihugu 24-29 nuko tugomba kongera umubare w'abaturage cyangwa w'urubyiruko bafite ubumenyi ngiro. Mu gukora izi robo hifashishwa ubwenge buhangano cyangwa se AI buzwi nka artificial intelligence mu rurimi rw'amahanga, hifashishijwe mudasobwa. Ndi Sam Ndagije, Hope TV Rwanda, mu karere ka Kayonza.